tumaze kumubona bavuga ngo tuzamura amaboko kageza ntaho kabisa, ariko bamaze kubwiriza hamwe n'iyo ndirimbo numva ndagangutse, numva mvuye aho nari maze iyi minsi. Pastor n'ubundi bagiye kubwiriza kandi baravuga ibyenda gusa n'abamba nuko bamaze kuvuga, ariko umbabarire umunota 2 gusa basubire aho. Freddy na timu muze umunota umwe dusubire muri iyo ndirimbo. Ubusabe bw'umubyeyi burakomeye cyane kandi ni bwiza. Vuba azanye gamiza ugituza chemaze ngomoza marira we, azanye gamiza ugituza chemaze ngomoza marira, azanye gamiza ugituza Yesu Kristo. Umubyeyi yaba ari umuryango avukamo, umuryango ashatsemo, mwihanganikane mukomere, ndetse n'itorero rya Nazarene mwihangane mukomere. Aho yagiye niho heza kuruta aho avuye. Rero urugendo turimo nk'isi kubizera, mbese niho duhanira kuzashya. Imana ibahe gukomera. Murakoze.
tukarimbana gutyo gusa. Ninde we ninde wese ibyo arishimye. Ninde we ibyo twumvise. Ninde we ibyo twumvise.
Imana icyubahiro. Imitima y'abantu ikomere cyane. Dutanze pole. Shima kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri Azale
munyemerere dukomere Imana amashyi. nicyo ni gusaba. Tumaze kumubona bazaga ngo tuzamura amaboko tukageza ntaho kabisa, ariko bamaze kubwiriza hamwe n'iyo ndirimbo numva ndagangutse, numva mvuye aho nari maze iyi minsi. Pastor n'ubundi bagiye kubwiriza kandi baravuga ibyenga gusa n'abamba nuko bamaze kuvuga, ariko umbabarire umunota 2 gusa basubire aho. Freddy na timu muze umunota umwe dusubire muri iyo ndirimbo. Ubusabe bw'umubyeyi burakomeye cyane kandi ni bwiza. Vuba azanyegamiza mu gituza cye maze ngamuza amarira we, azanyegamiza mu gituza cye maze ngamuza amarira, azanyegamiza mu gituza cye maze ngamuza amarira. none
y'Imana himbazwe kuko arababwira mutatu bakara hamwe n'abagore avuga guhera kuri ba iriya kuri ba Abeli nabo kwizera ko batumye ba Abeli hamwe igitabo cy'Imana arakomeza arazamuka yageze kuri Sara n'abagira hepfo yabavuga ngo abo bose ngo bapfuye bakize aramanuka usanga bagera kuri bose ndavuga ngo kwizera umuntu ko kwatumye ngo atiye gushinya mu mwana ndavuga ngo kwizera kandi umuntu ko kwatumye ngo aca nk'inyanja kugereje kuyambuka bararebye ngo bareba bavuga da ijambo rikomeye yo hingi yo kwizera ndavuga ngo kwatumye ngo arema pasaka ngo no kubishakira amaraso ibasha Yesu. Ili manufaa. Jamaa mtu kwa kwizera. Walikuwa tukiingiza mabeze kuzera. Mama yamaga kumugore witwa Rahabu. Twakire umushumba Muhire kugira ngo tugezeho ijambo Imana yamushyize ku mutima. Lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni, nitaingia lango la